umeye Bibiliya kuko ari inezeza. Umeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Mariko igice cya 11, cya 12, icya 13, cya 14, cya 15, icya 16 na Luka igice cya mbere. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Mariko igice cya 11. Yesu yinjira i Yerusalemu. Ibihe byinshi Yesu yajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru itandukanye. Uriya munsi wo yinjiye muri Yerusalemu yiyerekana nka Mesiya bategereje kugira ngo abari mu isi yose bamwizere. Yaje ku cyana cy'indogobe, ntiyaje ku ifarashi cyangwa igare ry'intambara. Byerekanye neza ko ingoma ye ari iy'amahoro no gukiranuka. Nk'uko abantu bashashe imyambaro yabo hasi bakamwishimira, reka natwe tumuhe ikaze mu mitima yacu. Yarinjiye maze yitegereza ibintu byose, azenguruka urugo rw'ingoro areba ibirimo kugeza bugorobye. Uyu munsi arimo kwitegereza buri kimwe cyose mu bigize imibereho yacu, kandi bugiye kugoroba impanda y'Imana ivuge. Tugire umwete wo kwiboneza. Hari igiti cy'umutini Yesu yavumye. Ukirebeye kure wabona gifite ibibabi byinshi kandi byiza ku buryo wakeka ko gifite imbuto. Benshi muri iki gihe ubarebeye kure ubona buzuye ukuri no gukiranuka, ariko Yesu yabuzemo imbuto zikwiriye abihannye. Igikurikiyeho ni ukubavuma. Imana itwungura ubwenge. Mariko igice cya 12. Yesu umwami w'abami. Yesu yavuze umugani w'abakodeshaga uruzabibu umuntu yabasigiye maze bagashaka kurwigarurira. Ahubwo muri kiriya gihe benshi mu bakodeshaga uruzabibu cyangwa isambu, iyo yayihingaga imyaka 3 yatangiraga kuyigarurira maze akayihuguza uwayimukodesheje. Isirayeli wari uruzabibu rw'Imana, kandi abatambyi n'abatware nibo bari abahinzi. Ntibashoboye kwereka nyir'uruzabibu ko ishyanga bayoboye ryera imbuto, ahubwo bateraga amabuye abahanuzi. Imana yabaciriye urubanza. Abakoreraga Herode bifatanije n'abafarisayo ngo bagerageze Yesu, maze Yesu atsinda ibigeragezo byose. Abasadukayo babajije Yesu iby'umuzuko, maze Yesu ababwira ko ubushobozi bw'Imana buhambaye cyane kandi ku ijuru rirenze cyane ubuzima dutekereza bwa hano ku isi. Yesu yahise ajya mu rusengero areba ukuntu abantu barimo gutura amaturo n'icyacumi. Yashimye umukene watuye ibikorato 2 byonyine yari asigaranye. Yesu yerekanye ko ijisho ry'ijuru ryitegereza uko buri wese akiranukira Imana, ndetse abatura amaturo babikuye ku mutima uhoraho ababikiye ingororano nyinshi. Mariko igice cya 13. Isenyuka rya Yerusalemu. Abigishwa beretse Yesu uko urusengero rwari rwubatswe. Ni rwa rundi rwubatswe na Zerubabeli na Ezira na Nehemiya. Herode yari yarabafashije kurusana kugira ngo bamuyoboke cyane. Yesu yababwiye ko ruzasenyuka rwose. Yababwiye ndetse ko imperuka izaba yegereje nibabona abiyita Kristo batangiye kwaduka. Yesu yababwiye neza ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ahantu hose. Imana irashaka ko buri wese muri twe agira umwete wo kwamamaza urukundo Imana yakunze ab'isi ikabaha Yesu ngo abacungure. Imperuka izaza, nyamara nta munsi Yesu yigeze avuga, ahubwo duhere twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Mu bihugu byinshi ku isi ntibemera Kristo nk'umukiza wabo. Tumwakire atumurikire. Mariko igice cya 14. Kugambanira Yesu. Abakuru b'Abayuda baremesheje inama rwihishwa yo kwica Yesu, kuko bose bari bazi ko yakijije benshi
benshi batinya kumufata ku mugaragaro ngo hataduka imyigaragambyo mu rusengero cyangwa mu mujyi. Yesu yagiye kwa Simoni, maze umukobwa yari yarakishije araza amusukaho amavuta ayahanaguza umusatsi we. Yuda kuko yabanaga na Yesu yiyemeje kumugambanira, maze bamuha ibikoroto bikeya. Yesu yohereje abigishwa be gusaba icyumba mu mujyi aho barira ibya Pasika. Babonye umugabo wicisha bugufi wari uvuye kuvoma yikoreye ikibindi, baramukurikira. Baberetse icyumba cyo mu igorofa hejuru giteguye kandi kirimo itara. Natwe dutanga imitima yacu nk'icyumba cyo hejuru kandi biteguye, itandukanye n'umusemburo wose w'icyaha. Twicishe bugufi nka wa mugabo wari wikoreye ikibindi, maze twakire Yesu. Bwari ubwa kabiri Yesu ashaka icumbi. Bwa mbere avuka yabuze icumbi muri Yerusalemu hose, ajya mu kiraro cy'inka. Uyu munsi Yesu akugarutseho, none umwemerere umuhe icumbi muri wowe. Inkuru zikurikiraho zerekana Yesu afatwa, ajyanwa mu rukiko, ndetse na Petero aramwihakana. Imana iturinde kwihakana izina ryayo, haba mu magambo cyangwa mu bikorwa. Mariko igice cya 15. Urupfu rwa Yesu. Abanyarukiko b'Abayuda bashyikirije Yesu Pilato wari Umuroma. Yari umugome mubi kandi yari yarishe ibihumbi byinshi by'abantu. Pilato yashatse uburyo arekura Yesu, biramunanira, maze atinya rubanda. Yarekuye Baraba, maze arenga ku mutimanama we atanga Yesu ngo abambwe. Imana iturinde kurenga ku mutimanama wacu. Abasirikare bambitse Yesu ikamba ry'amahwa. Amahwa n'imikeri byazanywe n'umuvumo. Nuko rero iri kamba rishura ko yikoreye umuvumo w'icyaha ngo aducungure. Abasirikare bajyanye Yesu bahuye n'umugabo witwaga Simoni Umunyakurene wari uvuye mu cyaro. Bamutegeka kwikorera umusaraba ngo akurikire Yesu. Yesu yari yarasabye abigishwa be kwiyanga no kwikorera umusaraba bakamukurikira iminsi yose. Kubw'umugambi w'Imana uyu mugabo yabisabwe n'ingabo z'Abaroma. Abahungu be bari barakurikiye Yesu. Uyu Simoni yakurikiye Yesu mpaka i Gologota, maze yibonera ibitangaza byose byabereye ku musaraba, maze ahinduka umubwirizabutumwa bwiza muri Antiyokiya. Niwe wa wundi mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 umurongo wa mbere bitaga Simoni Nigeru cyangwa Rukara. Imana ishimwe ko iduha amahirwe yo kwibonera ku bitangaza byayo. Mariko igice cya 16. Kuzuka kwa Yesu. Isabato irangiye, ku cyumweru mu gitondo, Mariya w'i Magadara, Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagiye kuva Yesu ngo basigeho umurambo we imiti ituma utabora ndetse n'umubavu utuma utanuka. Basanze imva irimo ubusa, maze umumarayika ababwira ko Yesu yazutse. Yesu yazutse yambaye kudapfa kandi ahamya ko ari we kuzuka n'ubugingo. Reka twizere ko abacu bapfuye bose bazazuka nkawe bongere babeho. Yesu yabonekeye abigishwa bose, maze babwira ko bagomba kwamamaza hose ko agakiza k'Imana kaboneka ku buntu gusa. Yababwiye guhamya ndetse basezeranira ko azabana nabo kugeza ku mperuka y'isi. Yesu asubira mu ijuru, ndetse ubu ari iburyo bw'Imana ikomeye. Ubu afatanya n'ababwirizabutumwa bwiza aho berekeye hose, kandi abambika imbaraga. Luka igice cya mbere. Kuvuka kwa Yohana. Luka yanditse inkuru ya Yesu ayoherereza Teofilo amumenyesha iby'inkuru ya Yesu uhereye uko byatangiye. Teofilo bisobanurwa ngo inshuti y'Imana. Si we wenyine wandikiwe gusa, ahubwo abakunda Imana bose. Uru rwandiko rwa Luka ruvuga inkuru ya Yesu ruratureba. Luka yavuze kuvuka kwa Yohana. Zakariya wari utahiwe gukora mu rusengero yeretswe na marayika ko azabyara umuhungu akamwita Yohana. Ivuka rya Yohana ivuka
ivuka rya Yesu ryatumye basingiza Nyagasani. Aba bana barezwe bashimwa n'Imana n'abantu. Imana iduha uburezi bukwiriye abatajuru. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya ibwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde wagambaniye Yesu? Icya kabiri, ninde mubwirizabutumwa bitaga Rukara? Icya gatatu, ninde wandikiwe na Luka ibyerekeye inkuru ya Yesu? Imana ibahe umugisha.